ntabwo nshobora kukubwira uko agashyamba ka Edeni kari kameze. Icyo nzi ni uko kari hagati y'akabande k'uruzi rwitwa Tigre na Efurate. Birashoboka ko Edeni yari aka kabande kose. Uko bizwi ni uko aka kabande gashobora kuba kareraga cyane, kandi n'ubu niko bikimeze. Aka kabande karera rwose. Abantu baturiye aha hantu ntibibasaba gutera imbuto, ahubwo usanga basarura gusa, kuko imbuto zimeza zonyine. Nanone birashoboka ko aho hantu hashobora kuzaba ahantu hakomeye mu isi mu myaka iri imbere. Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko umurongo Imana irema umuntu mu ishusho yayo ari rimwe mu magambo akomeye Imana yavuze yose. Ndakubwira ko nta rindi jambo ryiza ryangana n'iri. Ese risobanura iki? Umuntu ni nk'Imana, nk'umwe mu butatu bwayo. Ubu nyine hari ushobora kuvuga ngo nzi ibyo ushaka kuvuga. Urashaka kuvuga ko nsa n'Imana ku mubiri, mu bwenge no mu mwuka. Yego, ndabyizera ko ari ukuri. Pawulo mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 23 aravuga aya magambo: kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Turaza kubona ubwo mu gice gikurikira ibisobanuro birenze kuri ibi. Ntekereza ko bigaragaza ububasha bw'umuntu, kuko azi ibyo akora akabasha no kwifatira icyemezo ashatse. Afite ubwenge bwo gukora icyiza. Iki nicyo kintu umuntu yisangije, kandi ntekereza ko iki aricyo cyatumye Imana ivuga ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Nakubwiye ko iyi si abantu b'iki gihe bayihinduye uko itari isanzwe, ni ukuvuga uko Imana itifuzaga. Imana yaremye umuntu ngo yororoke. Iki ni ikintu cyiza cyane kandi ni ukuri, ariko ntabwo kwari ukugira ngo umuntu ayonone nk'uko tubibona uno munsi, aho usanga abantu bandika ibintu bipfuye byanduye mu bitabo, hanyuma ngo banditse. Abantu bakomeje kwanduza isi, ariko Imana ishimwe kubera ko hari abandi bandika bahakana ibidakwiriye kwandikwa, kandi ibyo turabishimira Imana. Hari benshi bapfa kwandika kugira ngo bibonere amafaranga, kuko Imana ntabwo yigeze irema igitsina kugira ngo umuntu abe yakivugaho ibyo yishakiye cyangwa ngo gikoreshwe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana yari yitaye ku muntu yaremye, kandi imuha ubugingo budapfa, imuha imibereho myiza, ndetse imuha ubwenge bwo kumenya no gusobanukirwa ibintu, ndetse imuha guhitamo. Umuntu afite ubushobozi bwo guhitamo, afite ubushobozi bwo gukora ikibi cyangwa icyiza. Yaremwe mu ishusho y'Imana. Nakubwiye ko Imana yaruhutse ivuye mu mirimo yayo ku munsi wa 7. Ubwo Imana yamaraga iminsi 6 yo kurema, yarebye ibyo yaremye ibona ari byiza cyane. Ubwo rero nta kindi yagombaga gukora. Buri gihe iyo mvuye ku kazi mu biro byanjye, nisanga mfite utundi turimo duto ku ntebe. Nta na rimwe nari nicara ngo mvuge nti ndarangije byose, ariko Imana yarabikoze. Nyuma y'iminsi 6 yararuhutse ku munsi wa 7 kuko yari irangije umurimo wayo. Iri ni rimwe mu magambo akomeye. Mu gitabo cy'Abaheburayo haratubwira ngo natwe nk'abizera twinjire muri ubwo buruhukiro, kandi nibyo twahawe isabato yayo. Twinjiye mu gucungurwa kwera kwayo. Yapfiriye ku musaraba imyaka 20,000 irenga ku bwawe nanjye, kandi iduha uko gucungurwa ngo tukubemo. Nicyo gituma Pawulo yanditse agira ati: nuko rero ubwo twatsindanishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Soma Abaroma ibice 5 umurongo wa 1. Turashima Imana kuko Yesu yarangije byose ku musaraba. Nshuti yanjye, uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kuremwa k'umugore, impamvu Imana yamuremye,
turebe n'icyo Imana ivuga ku bukwe. Ngaho komeza ufashwe mu izina rya Yesu. Turabona hano ko iyi si tubayemo yabayeho kuva imyaka myinshi ishize. Imana yayigendagendagamo. Umwuka w'Imana nawo ugendagenda ku mazi. Mu by'ukuri ibi bitwereka ko Imana yaremye isi mu busa nta kihereyeho. Uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Ubwo yaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 4. Kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 4. Ibi byose byabayeho mbere yo kubaho k'umuntu ku isi. Ubu rero dushobora kumenya neza intego y'Imana muri iki gice cya mbere. Mu gice cya mbere Imana yari iriho itegura ubuturo bw'umuntu uwo yagombaga kuzarema hanyuma. Hano Imana yateguraga ikibanza cyangwa umwanya mwiza w'umuntu yagombaga kuzaturamo. Mu gice cya mbere tubona ko nta bintu byari biriho, hanyuma bibaho. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Intambwe ya kabiri mu kurema yabaye kurema ibifite ubuzima. Uko niko kuremwa kw'ibifite ubugingo. Turabona ko ku murongo wa 21 havuga ngo Imana yaremye ibifi binini n'inyamaswa zifite ubuzima. Yaremye inyamaswa zifite ubugingo, ariko kandi tubona ko ibimera byari bitarangirika kugeza ubwo Imana yongeye kurema ibintu. Imbuto kera zari ku isi. Ntabwo nshaka kubivugaho byinshi kuko Imana nta byinshi yabitubwiyeho, ariko icyo tubona nuko kera Imana yari yaramaze gutegura aho umuntu azaba cyangwa se azatura. Isi yari yaramaze gutegurirwa kuza k'umwana w'umuntu. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Itangira igice cya 2 umurongo wa 7. Ubu nibwo buryo bwo kuremwa k'umuntu. Kubigaragara nuko umuntu yavuye mu butaka. Biteye amatsiko kumva ko umubiri wacu ugizwe n'ibintu bigera kuri 15 cyangwa se 16 mu bijyanye n'ubutabire, ibyo nakwita shimi, kandi ibyo byose bikaba biri mu gitaka. Igice kigaragara cy'inyuma ku muntu gikozwe mu mukungugu wo ku butaka. Nkunze kubwira abantu nti iyaba bari gutandukanya umuntu bagakuramo ibintu bigize umuntu, wasanga dufite agaciro gake ubishyize mu mafaranga. Nkunze kuvuga ko ari nk'amadolari 2.98. Tekereza nawe. Uru ni rwo rugero rw'agaciro k'ibintu umuntu yaremwemo akuwe mu mukungugu wo ku butaka hasi. Ariko umuntu arusha agaciro umukungugu. Kubigaragara nuko mu mukungugu niho umuntu yavuye, kandi mu mukungugu niho azasubira. Ariko umwuka uzasubira ku Mana. Kubera iki? Kubera ko Imana yamuhumekeye mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo, umwuka w'ubugingo. Imana yahaye umuntu ubugingo mu mubiri no mu bitekerezo, hanyuma imuha ubugingo bwo mu mwuka. Mu yandi magambo, umuntu yahawe ubusabane bukomeye n'umuremyi we. Umuntu afite muri we ubushobozi bw'Imana nk'uko tubizi neza. Nibyo hariho abamarayika, ariko nta byinshi tubaziho. Abemera iby'ihindagurika cyangwa evolution bavuga ko umuntu yabayeho kuva muri iki gihe, hanyuma Imana itangira gukorana nawe. Ariko nubwo bavuga uko, ntibashobora gusobanura imibereho y'umuntu, uko avuga,
ubushobozi afite, imitekerereze ye ndetse n'itandukaniro rye n'ibindi biremwa. Ibi ni ibintu bitatu bigora gusobanura ku bemera iby'ihindagurika cyangwa evolution. Biroroshye gufata amagufwa y'ingamiya ukayagereranya n'ay'ingagi kandi ukabona aho bihuriye n'aho bitandukaniye. Ndatekereza ko bifite icyo bihuriraho kuko byose bisangiye ibidukikije. Ntabwo rero wavuga ko umuntu yavuye mu ngagi cyangwa se iyindi nyamaswa iyo ari yo yose. Ushobora gufata umuntu ukamugereranya n'ibindi bintu byinshi, ariko ntibihita bisobanura ko byose bisangiye inkomoko imwe. Umuntu atandukanye cyane n'ibindi bintu byose byaremwe kuko Imana yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo, hanyuma umuntu aba ubugingo buzima. Umuntu yaremwe mu buryo butangaje, umuntu yaremwe mu buryo bwiza kandi buhebuje, kandi icyo ni ikintu tugomba gushyira mu mutwe. Wowe nanjye turi abantu b'igiciro cyinshi imbere y'Imana. Uwiteka Imana ikeba ingobyi mu gashyamba ka Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 8. Ntabwo nshobora kukubwira uko agashyamba ka Edeni kari kameze. Icyo nzi ni uko kari hagati y'akabande k'uruzi rwitwa Tigre na Efurate. Birashoboka ko Edeni yari aka kabande kose. Uko bizwi nuko aka kabande gashobora kuba kareraga cyane, kandi n'ubu niko bikimeze. Aka kabande karera rwose. Abantu baturiye aha hantu ntibibasaba gutera imbuto, ahubwo usanga basarura gusa kuko imbuto zimeza zonyine. Nanone birashoboka ko aho hantu hashobora kuzaba ahantu hakomeye mu isi mu myaka iri imbere. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Itangira igice cya 2 umurongo wa 9. Ibi byari ibiti bidasanzwe bivugwa hano mu buryo bwihariye: igiti cy'ubugingo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ntabwo nshobora kubabwiraho byinshi kuri ibyo biti kuko nta bikiriho uyu munsi. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose, kandi ibyo biti ugomba kumenya ko byari binejeje kureba kandi byari byiza kuribwa. Byari bifite ubwiza mu buryo bubiri. Ubwo bwiza bwari muri ubu buryo: dushobora kubigereranya n'ububiko cyangwa iduka ririmo umuntu, noneho uwo muntu akaba yavuga aya magambo: hano hariho ibintu byiza cyane, ariko kandi ibyo bintu byaremewe intego. Ibyo biti byari ibintu by'ingenzi cyane mu gashyamba ka Edeni, kandi byari byiza cyane kuribwa. Hano ku isi hari ibintu tubona bifite ubwiza bwabyo. Nubwo isi iriho umuvumo w'umuntu kubera ko yaguye, byatumye isi itangira kumera ibiti by'amahwa. Dr. McGee avuga ko igihe kimwe yigeze gutemberera muri Hana ku kirwa cya Hawaii. Avuga ko byari bitoroshye kuhagera, ariko ngo ni ahantu heza nk'aho yari yarigeze kubona mu buzima bwe bwose. Avuga ko hari ibiti byiza by'amapapayi, ibitoki n'andi moko menshi y'ibiti. Hagati y'ibyo biti hari urusengero rwubatswe n'abamisiyoneri, maze atangazwa n'ubwiza bw'urwo rusengero. Dr. McGee nabo bari kumwe ngo bavuye mu modoka, barasohoka, bahagarara hanze, maze barasenga. Barangije gusenga, batembera aho hantu. Avuga ko aho hantu hari heza rwose. Mwene data, birashoboka ko Edeni hari ahantu heza cyane rwose. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'ihavila kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo
niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budola n'amabuye yitwa shohamu, undi witwa gihoni ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi, undi witwa hidekeru niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri, uwa kane witwa Ufurate. Umugezi w'Ikushi bavuga hano ushobora kuba ari Nile, uruzi rwa Nile ya kino gihe. Uwo Hidekel ushobora kuba ari umugezi cyangwa se uruzi rwa Tigre. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15. Uyu muntu ahabwa ubutware n'ubushobozi kandi ibyaremwe byose biramwubaha. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ntabwo byari mu mugambi w'Imana kuva mbere hose ko umuntu azapfa, oya, ariko hano tubona ko umuntu yahawe ikizamini. Urebye, umuntu yahawe ubushobozi bwo guhitamo, kandi akaba n'ikiremwa cyahawe ubutegetsi. Uyu muntu wari uhawe uburenganzira yagombaga guhabwa ikizamini kugira ngo ageragezwe maze azashobore kubaha Imana cyangwa bimunanire. Bamwe bakunze kuvuga bati izo mbuto z'igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi cyari isumu cyangwa uburozi, ariko ndatekereza ko atari byo, ahubwo cyari igiti cyiza kurusha ibindi byose muri Edeni, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Wibuke ko umuntu ari ikiremwa cyaremwe gisa n'ubutatu bw'Imana, kandi ntiyagombaga gupfa. Adamu ntabwo yapfuye mu mubiri kugeza imyaka 900 ishize. Umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Urupfu hano rusobanura gutandukana, kandi Adamu yatandukanye n'Imana mu buryo bw'umwuka kuva umunsi yakiriyeho. Ugomba kubyemera nawe. Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Hari impamvu yari yatumye Imana irekera uyu muntu wenyine muri Edeni mu gihe runaka. Byari ukumwereka ko afite icyifuzo kandi ko akeneye undi muntu umuba iruhande rwe. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Itangira igice cya 2 umurongo wa 19. Ushobora kwemeranya nanjye ko umuntu yari afite ubwenge bwinshi kugira ngo yite inyamaswa zose amazina, kandi ntabwo yigeze akekeranya ubwo Imana yazanaga inzovu. Adamu ntabwo yarebaga hanyuma ngo yibaza ati, ese iyi ndayita gute? Ahubwo yaravugaga ngo iyi igomba kuba inzovu, nta kindi kimeze nkayo. Kandi ndatekereza ko ariko byagenze. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Itangira igice cya 2 umurongo wa 20. Umufasha umukwiriye. Iri jambo ataraboneka ryari igisubizo. Umufasha yari umuntu bagomba kubana, cyangwa se ikindi gice cy'umugabo. Umugabo ntabashyitse kugeza igihe azarongora cyangwa igihe azakorera ubukwe. Kandi ibyo ni ibintu by'ingenzi tugomba kumenya. Ntabwo nshaka gukangurira abantu gukora ubukwe hataragera, ariko kandi ni mu mugambi w'Imana ko umugabo n'umugore babana. Umugore ni igisubizo ku mugabo.
Uwiteka Imana isinziriza uwo mugabo ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 21 kugera kuri 22. Umugore yakuwe muri Adamu mu rubavu rwa Adamu. Dr. Henry niwe wagize ati Imana ntabwo yakuye Eva mu mutwe wa Adamu kugira ngo atazishyira hejuru, cyangwa ngo imukure mu kirenge kugira ngo Adamu atazamusuzugura, ariko yamukuye mu rubavu rwe kugira ngo bareshye, kugira ngo babane. Mu by'ukuri niyo ntego nyakuri Imana yashakaga. Yagombaga kuba ikindi gice cy'umugabo. Icyo ni cyo Imana yashakaga kuvuga ubwo yavuze iti mugore wubaha umugabo wawe. Yashatse kuvuga ko agomba kuba igisubizo cy'uwo mugabo. Umugore ni igice kimwe cy'umugabo, ni uruhande rumwe rwe. Niyo mpamvu umugabo udafite umugore adashyitse. Ushobora kwemeranya nanjye ko Eva yari umugore mwiza cyane. Yari mwiza cyane pe. Sinzi uko uyu munsi hari umugore waba yarasigaranye ubwiza nk'ubwiza Eva yari afite. Nta bwiza na bumwe Eva atari afite. Yari mwiza cyane. Reka nkwibutse ko yari urundi ruhande rwa Adamu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Itangiriye ibice 2 umurongo wa 23. Ijambo rikoreshwa mu Ruheburayo mu kuvuga umugore rishatse gusa n'irikoreshwa mu kuvuga umugabo. Ijambo rikoreshwa ku mugabo ni ishi, naho irikoreshwa ku mugore ni ishah. Ni ukuvuga ko ari urundi ruhande cyangwa igice cy'umugabo, kandi akaza ari igisubizo cy'umugabo. Imana yashatse ko umugabo aba ari we ufata iya mbere kuko yamuremye ubwa mbere, hanyuma ibona kurema umugore. Umugabo niwe wafashe iya mbere mu rugamba. Uko niko Imana yamuremye. Umugore nawe niko yamuremye. Ntukavuge ko umugore agomba gukunda umugabo we. Imana ntabwo ariko yabivuze. Imana yavuze ko agomba kumwubaha. Umugore agomba kubaha umugabo kuko ari we uza bwa mbere cyangwa waremwe mbere, kandi n'umugabo agomba gukunda umugore we. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Itangiriye igice cya 2 umurongo wa 24. Mu yandi magambo, iyo umugore atakiri mu mategeko ya se na nyina, umugabo aba afite ubutware ku mugore we kuko ari we mutwe w'urugo. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Itangiriye igice cya 2 umurongo wa 25. Nubwo Bibiliya itabivuga uko, ndatekereza ko bari bambaye ubwiza bw'umucyo. Ndatekereza ko cyari igikundiro kidasanzwe cy'umugore n'umugabo. Hano turabona urugo Imana yari yahujije yonyine. Hari ibintu Imana yahaye abantu bagomba kubaha. Imana yahaye abantu ubukwe. Ubukwe ni ikintu abantu bo muri iki gihe batagiha agaciro. Zaburi ya 3 umurongo wa 3 aravuga ngo batireka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Icyo umuntu agerageza gukora ni iki? Ashaka guhindura gahunda y'Imana, kuko Imana niyo yatanze iryo tegeko ry'ubukwe. Kuremwa k'umugore byari bifite irindi tegeko, cyangwa se byari bifite iyindi ntego, kuko Imana yamukuye mu mugabo kandi yashakaga kwerekana ko ari igice cy'umugabo. Amateka yo kuremwa k'umugore
niyo mateka yonyine meza kuruta ayandi yose. Amagambo avugwa muri iki gice ameze neza cyane. Kuremwa k'umugabo, aho yashyizwe, umwanya yahawe n'ububasha yahawe byerekana ko yari akeneye umufasha. Niyo mpamvu Imana yamuremeye umugore. Hagomba kuba ibiranga umugabo n'umugore. Imana ivuga ko umugabo agomba gukunda umugore we. Iyi ni inkuru yo kurema. Twabonye mu gice cya kabiri umuntu akorana n'Imana, kuramya Imana, ubutware bw'umuntu buva ku Mana, ubuzima busanzwe bw'imibanire y'umuntu n'Imana. Aya niyo magambo nyamukuru twabonye. Uburyo Imana yashatse gukorana n'umuntu yaremye mu gutegeka no kurinda ibyo yaremye no gusabana nayo mu kuyiramya no kuyiha icyubahiro ndetse no kuyihimbaza. Ndatekereza ko ari cyo nge nawe twaremewe mwene data. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushimiye kugira neza kwawe kwinshi. Ushimwe ko wabonye ko umugabo adakwiye kuba wenyine maze umuremera umufasha. Ndasengera imiryango yacu, cyane cyane abashakanye, ngo ubiyereke, ubaho urukundo muri kino gihe cya none, ubumwe ndetse ubuzuze kuzuzanya. Umugabo akunda umugore we, kandi n'umugore yubaha umugabo we, kuko ari itegeko ryawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nshuti yanjye, dore bimwe mu byo nzakuganiriza ku munsi w'ejo. Inzoka ihakana ijambo ry'Imana, umugabo n'umugore barenga ku itegeko ry'Imana, Imana itegura umugambi wo mu gihe kizaza wo gucungurwa. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Cyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya. Imana iguhe umugisha.